Mbese muri ubu buzima birashoboka ko umuntu yaba mubi cyangwa abantu bose ni beza? Icyo kibazo ndagira ngo ukibaze, ariko ukuri guhari ni uko muri ubu buzima hari igihe abantu bamwe baba babi batabitewe n'uko ariko bavutse, ahubwo babitewe n'ubuzima bwabahinduye gutyo. Reka nkwinjize muri iyi nkuru, aho mu mujyi umwe wo mu Rwanda hari umusore witwa Kefa. Uwo musore yari umunyabyaha rwose, kubera yuko yacuruzaga ibiyobyabwenge, akiba, akanambura abantu. Urumva ko rwose yakorerwagamo na sekibi. Mbega umuntu wese yamugenderaga kure bitewe n'ibyo bikorwa yakoraga bibi. Ariko umunsi umwe yaje guhura n'umukobwa witwa Claudine. Uwo Claudine yakoraga mu isoko acuruza, ariko Claudine bahuye ntabwo yamubonye nk'umunyabyaha, ahubwo yabonye Kefa nk'umuntu ukeneye urukundo, ukeneye kumvwa ndetse no kwitabwaho. Ariko kandi uyu Claudine yari umukobwa ugira impuhwe, ufite umutima woroshye ndetse ugira amagambo acisha umuntu bugufi. Uko bagendaga baganira, Kefa yagendaga amuseka, ariko Kefa aza kumva ibintu mu mutima we birimo bihinduka. Rero ibi byatumye Kefa aho gusubira mu buzima bw'ikibi, ahubwo areka ibibi, atangira kujya amusura, baganira ku byo muri ubu buzima ndetse baganira no ku Mana, bagenda bungurana ibitekerezo, umwe ateza intambwe undi kandi itari iyo kumusubiza inyuma. Hano kandi Claudine ntabwo yamuhinduye akoresheje amagambo yo kumukanga nk'uko bamwe bagira, bakangisha abantu ingaruka z'ubuzima babayemo, nyamara batabereka igihombo cy'ubuzima babayemo. Buriya ngaho gukangisha umuntu ingaruka z'ubuzima abayemo, ahubwo mwereka igihombo ahuriramo nacyo, noneho nawe yiyumve ko ari uw'agaciro, ahomba byinshi ariko ubwo buzima. Ibi rero byatumye Kefa ahinduka, noneho Claudine amwereka ko afite nawe agaciro. Kefa yagize ati, ntabwo numvaga ko muri ubu buzima hari umuntu wabona ko nanjye naba umuntu mwiza, ariko wanyigishije ko urukundo bataruvuga mu magambo, ahubwo barushyira mu bikorwa. Hashize amezi 6, Kefa yarahindutse rwose, dore ko guhinduka atari ako kanya. Buriya n'umunyarwanda yaravuze ngo nta mwana ukura ngo ahite yuzura ingobyi. Guhinduka ni urugendo. Kefa muri ayo mezi 6 yarahindutse, areka ibiyobyabwenge, ahubwo atangira urugendo rwo gukangurira bagenzi be kuva mu biyobyabwenge, kandi yasabye imbabazi abo yahemukiye bose. Yego, tugera ku musozo w'inkuru yacu rero, reka nkubwire yuko ijambo rimwe gusa ry'urukundo rishobora guhindura umutima, ndetse kandi ibi biruta cyane guhindurisha umuntu inkoni cyangwa se andi mategeko, yewe tutibagiwe n'igifungo. Mbega urukundo nta muntu n'umwe rutahindura. Rero niba wakunze inkuru yacu, yisangize abandi, ndetse niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel yacu Isoko Media, wakora subscribe kugira ngo n'izindi nkuru zitazajya zigucika. Turi kumwe cyane, ndabakunda, amahoro y'Imana abane namwe.